Reka mbasuze kandi mbivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Hagati y'itsinda Festina Dorcas ndetse nyine na Irene, abangaba rero hakomeje gusohoka umwuka utari mwiza by'umwihariko nyine mu bakunzi babo. Ejo ku masaha nimugoroba nibwo Irene yagiye mu butumwa cyangwa se mu byari byanditswe nyine bivuga ko uyu Irene ari kwishyuza itsinda Festina Dorcas agera kuri miliyoni 60 kugira ngo babashe kugira uburenganzira ku ndirimbo zabo. Uyu Irene yaraje ubundi abyamaganira kure ndetse byongera no gushyira abantu benshi mu rujijo, batangira kwibaza ati ukuri turemera ukwande cyangwa se turafata ukwande. Ariko ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi nje kugukuriraho kugira ngo ubashe kumenya ukuri kose nyine kubyisha inyuma y'ibi ngibi byose. Ni nyuma yaho uyu Kamikazi Dorcas afashe urugendo rero rwerekeza hariya Vancouver, dore ko ari urugendo twavuga ko rwagenze neza, akaba yarabashije no gushyikayo amahoro nyine nk'uko nawe atasibye kubitangaza. Uyu Kamikazi Dorcas agishyikayo rero n'ahandi yashyikiye kwa Festina. Rero uyu umaze kumenyera hariya mu gihugu cya Canada, birumvikana ko we yagiye umunsi batangira ibitaramo bizenguruka hariya muri Canada, aho rero uyu Festina amaze kumenyera ubuzima bwo hanze ari kumwe n'umwana muto cyane, umwana muto aheruka kwibaruka mu minsi ishize. Hagati rero yabo n'iyi kampani harimo havuga umwuka mubi, dore ko bivugwa ko uyu itsinda cyangwa se uyu Festina cyangwa se Dorcas, aba bombi bafashe icyemezo cyo kuvuga ati reka dutandukane na Irene kuko tubona ko bikwiye. Ibi bashobora kuba barabikoze batabanje kugisha inama nyine uyu Irene, ubundi babona itangazo nawe rimwituye nk'uko natwe twagiye turibona. Byabanje nawe kumubera imbogamizi, bisaba ko abanza kuvugana nabo ubundi abona kubyemeza iryo tangazo. Uyu Irene rero yaramaze igihe gito cyane atangiye urugendo rwe rwa sinema ndetse ari no kwitegura gushaka. Bivuga ko rero uyu Irene ashobora kuba yaratangiye indi gahunda ye cyangwa se andi mayira mashya atakiri mu bijyanye no kumanaginga nyine abahanzi, dore ko inshingano nyine nawe zigiye kumubana nyinshi. Uyu Irene muri rebo yarasigaranyemo itsinda Festina Dorcas ryonyine, nyine niwe bo bahanzi yarasigaranye muri My Music. Abangaba rero nabo bakaba baravuze ati reka twigendere kuko ntabwo tubona ibihagije kandi tubona hari ibyinjira byinshi. Bamwe rero mu bakurikiranira hafi uyu muziki nyarwanda bagiye baricara barasesengura, babona ikintu cyaba cyarateye Festina Dorcas gutandukana na Irene. Iri tsinda Festina Dorcas bavuga ko rero bagiye kwibera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagomba kubaho ubuzima bwabo nyine ubuzima bwabo butandukanye n'ubwo twari tuzi bari barimo hano mu Rwanda, ndetse bakaba bashaka kuzajya bakora mu buryo bwabo babishakiye apana bwa kampani, dore ko bijya no gutangira uyu Festina. Uyu Irene umunsi agira isabukuru ndetse n'umunsi uyu Irene aterera ivi Liliane umukunzi we nyine bitegura kurushinga, uyu Festina ntabwo yigeze agaragaza imvamutima ze cyangwa se agaragaze ikiri ku mutima nyine akimara kubona ibi bintu. Ni umuntu wagiye wifata, nubwo Kamikazi Dorcas yagerageje kubifuriza rero urugo ruhire, gusa uyu Festina ntabwo yigeze agira ikintu abivugaho, ndetse nyine bamwe batangiye no kwibaza bati ni gute uyu Festina witaga Irene daddy, witaga Irene papa, atabashije kugaragaza imvamutima ze cyangwa se ibyishimo nyine abashe kubashyigikira. Ndetse bamwe batangiye no kubyibazaho nyine ariko babitindaho. Nibwo rero mu minsi ishize itsinda ryasohoye itangazo rivuga ko nyine bamaze gutandukana. Hari abavuga ko uyu Irene ashobora kuba yaragiranye n'ikibazo na Festina, nubwo wenda icyo kibazo nyine batahita bakerura, ariko bivugwa ko nyine uyu Festina yari ufitanye ikibazo cyane gikomeye n'uyu nyine Irene Murindahabi. Uyu Murindahabi rero arakataje mu bijyanye na sinema, ndetse bamwe rero bivuga ko ari hagiye gushyira imbaraga kurenza ibijyanye no kumanaginga abahanzi. Uyu Irene akaba yaramaze no guhindura imbuga zabo zose, azita rero bimwe mu bikorwa bye asanzwe akora kandi nyine adasiba gukora umunsi ku wundi. Tugiye kuvuga ko rero uyu Irene ibyo yagezeho yabihawe na Festina, ntabwo twaba tugiye kure y'ukuri kuko bamwe mu bakunzi be yagize ni abaturutse kuri Festina Dorcas cyangwa se nyine kuri tsinda, nubwo nawe yabashije nyine guhishura iyi mpano. Uyu Irene rero akaba
yaramaze kwigarurira imbuga zabo zose nyine bakoreshaga by'umwihariko Instagram ndetse na TikTok, tutibagiwe nyine n'urubuga rwa YouTube. Bivugwa ko iri tsinda Vestine na Dorcas bagiye gutangira inzira yabo ya bonyine, aho rero bagiye komereza ku muyoboro wabo bari basanganye kuva kera batarahura na Irene, aho rero hari umuyoboro bari bacishagaho amakava y'indirimbo zigiye zitandukanye. Akaba ari umuyoboro wa YouTube witwa Vestine and Dorcas Official, akaba ari umuyoboro ufite abasubscribers 200,000 birengaho. Nubwo rero bafite uwo muyoboro ariko bahise ko banafungura Instagram yabo nshya, rero bariho nabo bacishije nyine iryo tangazo yasezereraga Murindahabi Irene, ndetse nyine bamwe byagiye binababaza kubona bana bakoze bagize ute ku isaha ageze ko batandukana, rero Irene byose ubundi akahita ko abyigarurira. Bikaba rero ari ibintu byagiye bibabaza abantu benshi cyane, kandi cyane cyane nyine abakunzi b'itsinda Vestine na Dorcas. Nubwo rero aya makuru yagiye ayamaganira kuravuga ko ari kwishyuza miliyoni zigera kuri 60 kugira ngo babashe kugira uruhare ku ndirimbo zabo bagiye baririmba, ariko aya makuru yakomeje kuyamaganira kure. Gusa iri tsinda Vestine na Dorcas baritegura gushyira hanze n'izindi ndirimbo zabo nshya, kandi ndabizi ko bazashyigikirwa nk'uko byari byahoze no kuva mbere ya hose.